kiberanye n'akarere k'ubuhinzi, akarere ka Musanze kari mu ntara y'Amajyaruguru kakanguriye abahinzi guhinga igihingwa cy'ikirayi ari nacyo gitanga umusaruro mwiza. Nanone baragerageza igihingwa cy'ingano cyazatanga umusaruro mwiza nacyo. Muri rusange buri muhinzi usanga yarahinze igihingwa cy'ikirayi kubera umusaruro abo bahinzi babona ndetse n'isoko ibirayi bifite haba imbere mu gihugu ndetse no hanze, byatumye abo bahinzi babona imibereho myiza kubera amafaranga bageraho nta kibazo. Kugira ngo bagere ku musaruro mwiza w'ibirayi, abo bahinzi bakoresha inyongeramusaruro ndetse n'imbuto z'indobanure, dore ko muri ako karere ka Musanze hari abatubuzi b'imbuto y'ibirayi. Muri rusange ubukungu hano mu karere bwifashe neza kuko abaturage bafite ibyo kurya, nta kibazo bafite, barahinga bakeza, cyane cyane ubuho twashyize imbaraga mu kugira ngo twongere umusaruro w'ibiryo duhinga. Ntabwo navuga ngo abaturage bahagaze nabi, bameze neza kuko ndibuka kugeza mu myaka ya 2005 ndetse no mu ntangiriro za 2006 hari abaturage bajyaga bakunda kwambuka umupaka bakigira i Buganda bati turashonje, ariko kuva umwaka ushize ntabwo turarojisitira abantu bigeze bagira igitekerezo cyo kujya hanze kubera inzara. Mu rwego rwo kongera ubukungu bw'abatuye akarere ka Musanze, abahinzi bakanguriwe guhinga usibye igihingwa cy'ibirayi, nanone hari igihingwa cy'ibigori, ingano, ibishyimbo ndetse n'igihingwa ngengabukungu cy'ibireti gihingwa mu ntara y'Amajyaruguru honyine. Icyo gihingwa cy'ibireti nacyo kinjiza amadovize mu gihugu muri rusange ndetse no ku muhinzi wakitabiriye kugihinga by'umwihariko. Dusabwa guhinga ibirayi ku bwinshi, tugahinga ibigori, tugahinga ingano, ubwo ni mu bihingwa ngandurarugo, ariko mu bihingwa ngengabukungu muzi ko duhinga ibireti ku bwinshi nabyo, tugahinga ndetse ubu turi muri gahunda yo kugira ngo duhinge ikawa muri kariya gace k'akarere kitwa Ubugarura, aho dusanga ikawa zishobora kuhaba kandi zikahaba ku bwinshi nta kibazo. Ku bijyanye rero n'igihingwa ngengabukungu cy'ikireti cyangwa se cy'ibireti, kugeza mu gihembwe cya mbere cy'uyu mwaka hari hahinzwe hegitari zigera ku 1,091, naho ku bihingwa ngandurarugo hari ibirayi twari twahinze hegitari 1,900, hafi 2,000. Hanyuma ingano kugeza ubu dufite hafi hegitari 250. Naho ku bijyanye n'imbuto ziribwa duhinga marakuja, twari tumaze guhinga hegitari 8 n'igice. Ariko muri rusange kugira ngo dusubize ikibazo rusange cyo kongera ubukungu bw'igihugu, ubundi turasabwa kugira ngo duhinge ibirayi hegitari byibuze 6,000 byibuze. Hanyuma ku bigori duhinge byibuze hegitari 500, naho ingano turenze gatoya 2,000. Ntabwo bitworoheye kuko muri etude zimaze kurangira zijyanye na plan d'aménagement forestier, kiriya gice cy'akarere gihingwamo ibirayi muri rusange, twasanze ko icyo bita surface agricole utile atari nini cyane, ingana hafi na hegitari 9,000. Ubwo rero kugira ngo dushobore kugira guhinga buriya ziriya superficie ngo tuzubahirize, ntabwo bizatworohera, ariko chance tugira nuko abaturage barabikunze, bashishikajwe cyane no kugira ngo nabo bongere umusaruro, cyane cyane ko ubu ngubu dufite gahunda porogaramu yo kugira ngo tubagezeho inyongeramusaruro muri rusange, ni ukuvuga imbuto nziza irobanuye. Ubu ngubu abaturage benshi basigaye bayitegurira nk'iy'ibirayi, biriya bya multiplication de semence y'ibirayi, hakaba kubagezaho amafumbire. Ubwo ifumbire nayo isigaye iboneka kandi
Minagri bidufashijemo ku buryo izo gahunda zose bazikurikirira hafi nabo, nta kibazo dufite. Niyo twakigira twabitabaza, ndumva badufasha. Hirya no hino mu bihugu hari izamuka ry'ibiciro by'ibiribwa. Kugira ngo ibiciro by'ibirayi ndetse n'ibindi bihingwa muri ako karere ka Musanze bitazamuka cyane, bagerageje kureba, aha ndavuga abahinzi, icyo bashoye mu gihe bahinga. Urugaga rw'abahinzi imbaraga rwakoze ubushakashatsi ku gihingwa cy'ibirayi, maze basanga kugira ngo umuhinzi asarure ikiro kimwe cy'ibirayi aba yashoye amafaranga 73. Ubwo umuhinzi agashyiraho igiciro cy'umusaruro we atabangamiye umucuruzi yewe n'umuguzi. Uzi ko mu minsi ishize Minisiteri ifite ubucuruzi mu nshingano zayo yakoresheje inama kugira ngo basesengure icyo kibazo, kuko spesialama bavugaga ibijyanye n'igihingwa cy'ibirayi, ukuntu gihingwa kigacuruzwa mu buryo budasobanutse. Ubu ngubu ibyemezo byafatiwe muri iyo nama byaradufashije cyane, kuko hari liberalization y'icuruzwa ry'icyo gihingwa. Ubu umucuruzi wese ashobora kugenda agasanga umuturage uhinga ibirayi iwe bakagura, noneho undi nawe akajya gucuruza uko abyumva. Rero mu bijyanye n'ingamba zo kugira ngo turimite ibyo bijyanye no kuzamura ibiciro, turimo gusansibiriza abaturage, abahinga, spesialama abahinga, kugira ngo abahinze boye kugira umuco mubi cyangwa ingeso mbi yo kotsa umusaruro wabo, kuko hari ababigurisha bikiri bito kubera impamvu babifitiye zabo bwite. Ariko by'umwihariko turashishikariza n'abahinze bikera kugira ngo bagire uburyo bwo kubigurisha kandi bagurishirije hamwe. Rero dufite control yo kugira ngo dukurikirane niba abahinzi ibirayi mu kagara kanaka, dukontorora uburyo bigomba gusarurwa, kuko ibirayi muzi ni igihingwa kitabikika, ndavuga na terme ya conservation. Ni igihingwa kitabikika, ku buryo dukurikirana tukavuga tuti muri iriya rejo y'ibirayi uyu munsi uyu n'uyu ni umudugudu uyu n'uyu urakora ibirayi, kuko kubera kubikurikiranira hafi tuzi rekantite ziba zikenewe mu baguzi buri munsi. Hafi toni zigera kuri 300 yo dukontroye biva mu turere duturanye ndetse n'ibiva hano iwacu. Ubwo rero dufite uko dukurikirana tukavuga tuti umunsi uyu n'uyu hakura umudugudu uyu n'uyu, noneho bakagira n'icyo twita amaseta dushaka kugira ngo azabe amasoko, kuko turashaka kugira ngo dushyireho za infrastructure. Bimwe mwumvaga bavuga ngo twaka umusoro ku bihingwa, ntabwo ari byo, ahubwo tuba dusoresha za infrastructure kugira ngo dushobore kuzamortiza. Ubu rero turashaka kwameliyora izo kondisiyo z'ayo maseta, tugashyiraho ibikenerwa byose, ahantu heza bacururiza, ndetse hakagira n'ubwiherero busobanutse. Ibi byose hakagira abantu babikurikirana, babyitaho kandi bakabifata neza. Muri rusange rero nababwira ko ku bijyanye no kugira ngo tugerageze kurimita ubwo bwiyongere bw'ibiciro, twe ni ugukurikirira abahinzi, ni ukuvuga la production hafi, ariko tukanakurikirana na circuit ya commercialisation, tukabikurikiranira hafi. Iyubahirizwa ry'ibyo biciro rikorwa neza kubera ko abahinzi bo mu karere ka Musanze bibumbiye mu makoperative, ari naho hafatirwa ibyemezo byo gushiraho ibiciro by'umusaruro wabo batabangamiye umuguzi. Mu by'ukuri rero abahinzi b'ibirayi bari barabaye nk'abantu bameze nk'aho baheze hasi, bituma dushaka uburyo bwo guhinga neza, tubikangurira abaturage dukoresheje ifumbire, dukoresheje inyongeramusaruro, dukoresheje ifumbire mvaruganda, imbuto z'indobanure, ndetse no guhinga neza. Noneho ikigeretseho dushaka no kugira ngo umusaruro wacu noneho tuwigurire, tuwugeze no ku isoko ku muryi.
wa nyuma, kuko byari bimaze kugaragara yuko hari koperative yitwa Sekama ariyo yazaga noneho ikaza kwirwa ishaka ibirayi muno mu baturage bacu, bituma rero noneho twe dufata iyo gahunda yo guhinga no kugira ngo umusaruro wacu tuwukusanye tunawugeze ku isoko ku muryi wa nyuma. Kuva minisiteri ifite ubucuruzi mu nshingano zayo yafata icyemezo cyo guhagarika amashyirahamwe mu micururize y'ibikomoka ku buhinzi, cyane cyane ibitoki n'ibirayi, abahinzi bo mu karere ka Musanze batugaragaje ko aribwo babona inyungu. Abahinzi b'ibirayi bo muri ako karere ka Musanze barashima icyo cyemezo. Ubwo bumeze neza ni muri ibi bihe, kuko mu bihe bya mbere umuturage yezaga umusaruro we, noneho nk'uko byari bimaze kugaragara yuko umusaruro wacu tuwugeza ku isoko, hagati Sekama yazaga gusoresha ikadusoresha amafaranga ageze hafi mu mafaranga 10, ariko kuvaho imisoro ihaviriyeho turashima leta y'u Rwanda. Mu by'ukuri ubu umuturage ikiro cabaye nk'ikizamutse, kuko mbere ho gatoya bagisoresha ikiro caguraga amafaranga 45 50, ariko ubu umuturage ari guhabwa amafaranga 85, noneho yamara guhabwa 85 canga se yaba abyejeje ari byinshi akaba ahawe uburenganzira bwo kubyijanira akagenda akaja kubigurisha ku isoko ku muryi wa nyuma. Ariko mbere ho ntibyabaga, kuko bavuga ko umuturage yararebaga akavuga ati nejeje ibirayi, umusaruro nari ntegereje ntabwo kugira ngo ngujane ngomba kumanza nawe usorera, niba ari toni 10 akamanza yasora 100,000, kandi ngufu ze zose zarashiriye muri uwo murima, kugira rero ngo abone n'amafaranga yo kubanza gusora naco kikaba ikibazo. Ariko ubu umuturage areza ibirayi akabyijanira akabigurisha akaza akagura amabati. Ubu muragera hirya murasanga abantu bubatse amabati mu buryo bukomeye. Ubwo rero turumva turi gushima leta cyane. Nka koperative Kodaimu, koperative y'abahinzi b'ibirayi, ngo kutazamura igiciro cy'ibirayi ngo babifitemo inyungu. Natwe ntabwo twishimira yuko ikirayi gishobora kuzamuka cyane, kuko kiramutse kizamutse cyane ni ukuvuga ngo umuryi wa nyuma nawe ashobora kukireka, noneho bigatuma natwe duhomba, akaba yaje kurya ibitoke, akarya umuceri, akarya n'ibindi, bigatuma rero noneho natwe dusa naho tubuze isoko. Mu by'ukuri rero ingamba ya mbere turi gufata ni ingamba yo guhingira, yo kugurira ifumbire hamwe. Noneho twamara kuyigurira hamwe bigatuma noneho urushoro ruba rukeya. Urushoro iyo rubaye rukeya bituma noneho n'igiciro gisa naho kigabanutse ho gatoya, noneho bigatuma umuryi akigura kitamuhenze, kandi na wa muturage nawe kubera ko aba yarashoye ibiri mu rugero nawe akunga. Biragaragara ko ibiciro biri ku isoko biramutse bidahindutse cyane, nibura wenda bikururukaho gatoya, nta kibazo, kuko ubu nkuko twabibabwiye ibirayi turi kubigura 85 mbo, noneho twakongeraho amafaranga ya essence, waje kugera i Kigali ibirayi nk'ubu ibirayi twabigurishije amafaranga 110. Ubwo ni ibirayi cokora byiza bya mbere biba birimo karite, ibya nyuma bambwiye ko babigurishije hafi 100. Urumva rero ni ukuvuga ngo byurutseho gatoya, umuhinzi nkuko twari twabibaze mu bihe byasize dufatanije na agronome w'Urugaga Imbaraga, twasanze umuhinzi ashora amafaranga 73. Ni ukuvuga rero ngo umuhinzi nibura wenda abonye byurutseho gatoya ayatana akahava, umuhinzi agahabwa 80, i Kigali tukabigurisha 100, umuryi wa nyuma noneho wenda ugiye kubigura kuri depo akaba yabigura amafaranga atarenze 110, turumva nta kibazo. Akarere ka Musanze ni kamwe mu turere tw'intara y'Amajyaruguru kagaragaramo umusaruro mwinshi w'igihingwa cy'ibirayi, ariko ngo inzira cyari ndende. Bashaka kongera ubuso buhingwaho icyo gihingwa cy'ibirayi, bahinga imbuto nziza, bakoresha ifumbire mvaruganda ivangiye n'ifumbire y'imborera, ngo nibwo bitanga umusaruro mwiza. Abahinzi bacu turabagira inama kurushaho kongera gushaka
imbuto z'indobanure, kuko imbuto z'indobanure cyane cyane nizo zitanga umusaruro uhagije. Icyo cyaba icy'ingenzi. Icya kabiri, bagakoresha icyo bita amafumbire y'imborera ndetse bafatanije n'ifumbire mvaruganda, kuko biramutse bakoresheje ifumbire mvaruganda gusa imirima yabo yahita ijumbuka, wa musaruro twari dutegereje mu minsi iri imbere tukazawubura. Tukumva rero twabagira inama yo gukomeza gukoresha imbuto z'indobanure, bagakoresha ifumbire y'imborera bafatanije n'ifumbire mvaruganda. Noneho ikindi twabagiraho inama ni ugukoresha imiti myiza yizewe. Noneho turiringira rero yuko umusaruro ushobora kuzaboneka uhagije. nk'uko twabigaragarijwe n'abahinzi bo mu karere ka Musanze, ifumbire y'imborera ikomoka ku matungo mu gihe ivangiye n'imvaruganda ngo umusaruro urazamuka ugereranije n'uwakoresheje ifumbire mvaruganda yonyine. Gahunda y'ubworozi kugira ngo iyo fumbire y'imborera iboneke ku bwinshi ndetse n'ibikomoka ku bworozi byazunganira bwa buhinzi mu kuzamura ubukungu bw'abatuye akarere ka Musanze buhagaze bute? ubworozi bwifashe neza. Ubundi iyi gahunda nziza nyakubahwa perezida wa repubulika yatuhaye yo kugira ngo tugeze inka, anabidufashijemo muri buri rugo. Mbere hano mu karere iwacu ahantu wasangaga inka cyane ni muri regiyo y'Ubugarura, kuko ni abantu bakenera ifumbire cyane. Akaba rero barororaga inka kugira ngo babone ifumbire. Ariko ubu ngubu kuva aho iyo porogaramu itangiriye mu Bugarura kimwe no mu kindi gice cy'akarere, ubu bose barorora mu buryo busobanutse, n'abatarabigeraho bafite ubushake bwo kubikora kubera impamvu ebyiri: iyo fumbire, ndetse muri izo nka zigenda zitangwa muri gahunda ya gira inka, abana b'Abanyamusanze bamaze kumenyera kunywa amata. Ubwo nayo ni ikindi bungutse gikomeye, ako kamenyero ntibari bagafite. Mu rwego rero rwa alimentation muri rusange, ubu nabo amata bageraho. Nagira ngo mbabwire ko ubu dufite inka zigera ku 22,300, tukageramo iziri dorasa meliyore zigeze kuri 6,000, ariko tukagira n'iza kinyarwanda nanone zisanzwe zikiri nyinshi. Twifuza ko nazo twazihindura tukazameliyora zikaba dorase ameliyore zigeze ku 16,000, ariko pole biragenda neza nta kibazo. Ikirayi ni igihingwa ngandurarugo cy'ibanze, ariko icyo gihingwa muri iki gihe ntabwo gihunikika igihe kirekire. Byari ngombwa rero kubona uburyo bwo kugihunika no kucyongera agaciro kugira ngo umuhinzi atazahomba mu gihe umusaruro uzaba mwinshi cyane. Ibyo turabitekerezaho. Urumva ibirayi hashobora kuvamo ibintu byinshi za mido, bushobora kuba ikibazo twakomeje kujya tugira ni ikijyanye no conservation yabyo. Ubu rero hari abantu benshi bafite ibitekerezo byo gushakisha uburyo ibirayi byaba conserve, noneho umusaruro wacu tukajya transforma, ukagira nka pire, twabikoramo izo za mido n'ibindi, ndetse n'iyo twakatamo amafiriti za chips tukasurujera, aho kugira ngo za fuso zijye ziza zijyane imifuka y'amatoni, zikaza ziza zigatwara uwo musaruro w'ibirayi uri bien conservé, uri muri za emballage zitari ziri bien perissable bien sûr, kugira ngo nabyo duprotege na environnement yacu. Ariko icyo gitekerezo kirahari cyo kugira ngo dushakishe uburyo umuntu ya transform umusaruro w'ibirayi, noneho tukawucuruza uri fite karite iboneye, kuko uburyo bitwarwa namwe muhura n'izo modoka cyangwa murazibona zijya za Kigali, za Bujumbura n'ahandi. Ibyo batwara ubu ngubu igihe tuzatangira kwa meliyora bajya batwara byinshi kurushaho, kandi n'igiciro kikiyongera.
kugira ngo abahinzi batotse imyaka yabo mu gihe bakeneye amafaranga imyaka yabo itarera. Muri ako karere ka Musanze hari twa koperative tw'imari iciriritse tuguza abahinzi maze babona umusaruro bakishyura. Turiho turabasobanurira uburyo iyo bari bishyize muri ayo makoperative y'abahinzi bakagira ndetse n'amakoperative y'abacuruzi, icyo gihe ntabwo bakeneye kugira ngo bajye kugurisha imyaka yabo ikiri mu murima itarasarurwa, kuko bashobora kugenda rero bakajya muri banki n'iyi bakabaha amafaranga bakeneye gukoresha. Urumva iyo baba bakeneye gukoresha kubera ko bahinga ibihingwa bitandukanye, baba bakeneye ifumbire kugira ngo y'ubwoko ubu n'ubu, baba bakeneye imbuto y'ubwoko ubu n'ubu, bakajya muri banki bakazibona. Ariko hari n'ibindi bikenerwa mu rwego rw'imibereho mu ngo n'ibindi, navuga nk'amashuri y'abana y'igihe cyo gutangira cy'amashuri kigeze. Hari ubwo umubyeyi aba atiteguye akaba akeneye udufaranga, akaba ashobora kugira tandanse yo kugira ngo agurishe, ariko ibyo ngibyo nibyo tugerageza rero kubumvisha. Nk'ubu turifuza ko twadevelopa ziriya za kopeki, buri murenge ubu ngubu ukagira kopeki. Turashaka kugira ngo izo kopeki noneho nazo zizishyire hamwe, zigire union de kopeki mu karere hose, umuturage nakenera ifaranga abona aho yirukira kandi atagombye konona ibye. Muri ako karere ka Musanze bari nanone guhinga igihingwa ngengabukungu c'ibireti gihingwa mu bihugu bike muri Afurika. Icyo gihingwa nacyo hafashwe ingamba cyazamura muri rusange ubukungu bw'abatuye ako karere ka Musanze, dore ko ikiro cy'ibireti byumye cyavuye ku mafaranga 300 kikajya ku 1000. Icyo gihingwa kibazanira amafaranga ahagije ku buryo badashobora kukitesha, kandi banaragikunda parayere, kuko nicyo gihingwa cya mbere cyatangiye hano muri zone yegereye ibirunga. Ugasanga banabyumva, kandi bafitanye n'izindi za gahunda nyinshi na Sopirwa, ku buryo bafitanye ubucuti bwo gufatikanya, gufashanya. Barabubakira, babafasha kubona ibintu by'amazi. Ejo bundi hari umudugudu nabonye naho barimo gukurura amashanyarazi bafatanije na Sopirwa ku giti cyabo, batatubwiye ngo tubafashe. Nkumva ntabwo ibirete ahubwo ari inyongera, ari ngandurabukungu gusa kuri bo, ahubwo yatumye banagira n'imibanire isobanutse hagati yabo, bari reyeroma solideri, kuko binakorwa muri kadere ya za koperative bibumbiyemo nk'abahinzi b'ibireti. Abahinzi bo mu karere ka Musanze kugira ngo bazamure umusaruro wabo ndetse banazamure ubukungu, ni ngombwa ko bumva ko ubuhinzi ari umwuga ubatunze, nanone bagahinga bya bihingwa biberanye n'akarere kabo. Inama muri rusange nazijya ku buryo bubiri. Hari abaturage b'abahinzi ubwabo nta cyizere baribonamo. Ndagira ngo mbasabe bigirire icyizere, bumve ko ibyo bahinga bishobora kubatunga, bakabona ibyo barya ndetse bakabona n'ibyo bajyana mu isoko kugira ngo babone amafaranga yo kugira ngo bagure ibyo batahinze. Ariko icyo twatangiye kubasobanurira barabyumva, bitambuza ariko kugira ngo mbe nabibashishikariza kugira ngo bumve ko iyo ubuyobozi bubabwiye buti muhinge iki ngiki, ni uko baba babaze bazi neza ko bibafitiye inyungu. Ubundi butumwa natanga ni ubwa bagenzi banjye dufatanyije mu buyobozi, cyane cyane iyo umanuka hasi mu bayobozi b'inzego z'ibanze, umudugudu, akagari n'ibindi. Mwumvise muri ya gahunda yo kugira ngo tugerageze kumentana ibiciro ku buryo bikomeza kuba acceptable. Ubuyobozi bufitemo role ikomeye cyane yo kugira ngo bakore iyo controle ya production ndetse bakanakora controle ya commercialisation. Abayobozi rero basaba kugira ngo bashyire ingufu mu kwegera abaturage no gukomeza kubasobanurira, tugafatikanya kugira ngo hano ibijyanye n'ubukungu dukomeze duhagarare neza, ariko ntitugume aho turi, ahubwo dutere tujye imbere. Bwaba ubworozi cyangwa se ubuhinzi mu karere ka Musanze
biratanga umusaruro mwiza. Gusa mu rwego rw'ubuhinzi ni ngombwa kongera ubuso buhingwaho ya myaka bahisemo itanga umusaruro mwiza.